Ijambo ry'umunsi, kugendana n'Imana. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma intangiriro igice cya 6 uhereye ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 22. Nowa yagendanye n'Imana yewe no mu bihe byagaragaraga yuko bitoroshye namba. Ese ibi ngibi ni gute yabikoze? Igisubizo kuri iki kibazo uragisanga mu ntangiriro igice cya 5 ku murongo wa 24. Sekuruza wa Nowa Enoch nawe yagendanye cyane n'Imana. Umurage w'umuryango w'iwabo watumye Nowa abasha kugendana n'Imana nubwo mu baturanyi be bose nta numwe wigeze ubibasha. Nowa yabashije kugendana n'Imana na mbere yo kubaka inkugi. Twiga kugendana n'Imana neza mu gihe dutangiye kuyikurikira umunsi ku munsi. Tuba twiteguye buri kimwe cyose cyaba mu gihe cyose tugendana n'Imana, kuko icyaba cyose ako kanya duhangana nacyo kandi mu kwizera gukomeye cyane tukabasha kugitsinda. Ukubaha Imana kwa Nowa kwagaragaye ubwo yubakaga ikintu cyasaga nk'ikidasanzwe, ubwo Imana yamusabaga kubaka inkuge ndetse no kuzana buri nyamaswa yose ingore n'ingabo muri iyo nkugi. Nowa yakomeje kubaha Imana ndetse no kuyizera cyane. Mu gihe cyose we nanjye tugendana n'Imana, twiga kumva ndetse no kuvuga mu ijwi ryayo. Aha rero nta kibyo abandi bivuze mu gihe cyose twe twakurikiye gusa ijambo ry'Imana. Ikibazo cyose uhuye nacyo mu buzima, tekereza kandi wibaza uti ese ndi kumwe n'Imana? Nusanga ari yego, wumva utuje kandi utekanye, kuko habe na rimwe mu buzima bwawe Imana izigera ikujyana ahantu habi. Zirikana yuko nugendana n'Imana nta munsi n'umwe uzigera wicuza. Urugendo rwawe ruzahora ari urugendo wishimiye, urugendo wakoranye n'Imana yawe ruzahora ari urugendo rwiza cyane. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa#nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.